Haleluya. Ni umukozi w'Imana Evangelist John Migabo basuhuza. Ndabashuje mu izina rya Yesu kandi kugira ngo tuganire ku ijambo nyine ry'Imana nkuko bisanzwe iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Ijambo ry'Imana ndihinduka, ijambo ry'Imana ntirigenda ubusa, ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, ntirishoboka ntirizagenda ubusa. Amen. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu kandi ndabakunda nshuti bavandimwe. Iyo mvuze ngo umukozi w'Imana mu gifaransa babivuga neza l'homme de Dieu, mu cyongereza bavuga bati man of God, umuntu w'Imana. Buri wese ni umuntu w'Imana. Sisters and brothers, you are a human being of God. Uri umuntu w'Imana, uri kiremwa cy'Imana. Uko waba uri kose, aho waba uri kose, ibihe waba urimo byose, uri umuntu w'Imana. Ijambo nk'iri rero yari kugezeho ujye wumva uruhutse. Amen. Mperutse nagapano nshaka guheraho ariko kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Mperutse kujya ahantu mu munsi mukuru n'umudamu na famille. Tujya ahantu none baduha kwicara. Baduhaye kwicara rero umuntu mucuti wacu nawe araza twicara imbere. Nuko nyine turaganira bisanzwe, amakuru ni meza, tujya mu biparu n'iki. Ariko noneho nkabona arimo arakinisha telefone ariko ayidutungaho. Izi telefone rero, izi telefone dufite ngiyi, izi telefone dufite zihuta cyane mu gufotora, mu gukora za records n'ibindi, birihuta. Noneho nkabona umuntu ayidutunzeho ariko hari ikintu nshaka guhera. Burya face cyangwa se umuntu ufite mu maso he umutima umucira urubanza. Umuntu ufite umutima umucira urubanza uramureba ugahita ubibona. Uramureba ukavuga uti uyu muntu ntabwo atuje, ntabwo ari muri mood ye nziza. Ukabona ko mu maso harimo haramurega, hari utuntu harimo. Nuko noneho turaganira noneho mafame nabwo ntitunganye dufotore. Narimo dufotora. Wewe mwana bafotora gase arikanga. No ari dufotore nta kibazo. Dufotore nta kibazo rwose, ni ngaho reka twitunganye. Nuko nteka Tereza wafotoye ko zisa neza. Ngo yango rwose ngo nabafotoye n'iki nabibonye ngo dufotore no itonde, reka dufate position nziza, udufotore neza, hanyuma natuze kutwereza amafoto. Muha gutuza. Amen. Muha gutuza none hadufotora yitonze. Aho nako namubonye no kumakanira bitagishobotse. Umutima ugucira urubanza. Icyo ni cyame shagweraho. Iyo umuntu afite adatuje, iyo umuntu afite ituntu arimo twutujyanja, uramureba, uramureba nta nubwo bisomwaye munini, ukabona umuntu ari guilty, ari coupable. Hano baravuga ngo ari skilled, mu kidano baravuga ngo ari skilled. Umuntu skilled, umuntu guilty, umuntu coupable, umuntu ufite umutima ucira urubanza, ntabwo bigusamwanya kumubona. Ariko umuntu utuje uramureba ugasanga ari innocent mu maso, ni yagenda ukavuga utira umuntu innocent mu maso. Uriya muntu arera mu maso, nta kintu kimurimo. Ukabona ko amaso ye ntacyo ahishe, imvugo ye ntacyo ahishe, uko aseka ntacyo ahishe. Umuntu aragenda yemye, ni muzima. Nta kango nonwa, wari Kinyarwanda cyiza, nta kango nonwa afite. None reka dusubiza mu ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 26. Dusome n'umurongo
wa 55. Matayo 26:55. ngo uwo mwanya Yesu abaza igitero ati harya muhurujwe no kumfata nkuko muzira umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo. Nicaraga mu rusengero iminsi yose nigisha ko mutamfashe, ariko ibi byose bibereyeho kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Amen. Amen. Oni Yesu. Ni ijambo tugiye kugarukaho. Uyu muntu ari mu tuntu arimo ariba pictures, amafoto kuri telefone kandi ndamureba. Arajyana hehe? Yambajije yansabye uruhushya nkamubwira ni ngamfotora. Ndatinye se gufotorwa, icyo ni cyambere. Ndi umukozi w'Imana, ntabwo ngenda muri darkness. Ngenda nemye, ngenda ni innocent. Niyo duhuye dukubita amaso tukaganira ugomba kubona ko ndi innocent, nta bindi bindimo, nta kangwa n'umwe mfite ndera. Amen. Nkuko iba yitabira yera, nanjye niko nera. Umfotore uhere ku birenge, ugeze ku musatsi, ugeze ku ntoki, ugeze ahantu hose amafoto yajyana. Nushaka ubuhaje za social media ugenda ukubitemo nawe ushyiremo. Ngenda nemye. Amen. Sindakubwira ngo genda wemye. Sanga abantu benshi ageze ahantu ageze cyane iki, n'abazungu nabo ni icyaha gihanirwa gufotora umuntu utamusabye uruhushya atabizi akagufata, ni icyaha gihanirwa kuri isi. Ariko ku mukozi w'Imana ngo ndakinga ukuboko kubera iki? Ni jewe. Ni jewe, ni wowe. Genda wemye niba uzi ko umukozi w'Imana ukuri. Nushaka ugenda ushyira kuri za social media, nushaka uncurike, nushaka, ntago bibuza kuba njyewe proud of myself. Amen. Ko Imana yandemye niko ndi, ntago nakwihindura. Nawe nuko ahubwo uguhora ukuri niwe ufite ikibazo, si wowe. Amen. Uguhora kuri umukene, uguhora kuri umugufi, uguhora ko n'ibindi ntajya mugena nashaka kujyamo, ubu ni ufite ikibazo. Ni uri guilty, ni ureba ukabona ari guilty, banamureba ukabona hari utuntu arimo. Kubera ko arimo araguhora ukuri. Amen. Wowe rero uyu munsi niba uzi ko nta kiburimo, ndakwinginga ngo ugenda wemye. Dore Yesu niyo avuga ati igihe kirageze, ariko ibi byose biro kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bisohore. Ntacyo uzaba na rimwe iyi saha yawe itari yagira ite yagera aho waca hose, ariko isaha yawe nigera Imana ngo izaguhamagara ngo izire. Amen. Ijambo ry'Imana ashaka kubabwira abantu benshi kuri igihe umuntu nta bibarimo, ntaki ugasanga umuntu ubwo bwaramwaritsemo, wanamusuhuza yakumva uri umunyarwanda akiruka. Mba abantu bageze nawe nirukaswa n'iki gute? Izo mbaraga ntabwo zipfa kuza, zisaba time, zisaba patience, zisaba meditation, zisaba empowerment in your mind. Imbaraga z'ibitekerezo iyo utazifite urahungabana. Isi iraguhungabanya kandi n'ikishaka. Isi irashaka kugenda ucutse amaso, bavuga ngo he ukiruka. Umuntu avuge ngo he niruke ngewe nuko njyaye. Bakarome gumahamwe. Hagarara bagufotore. Amen. Hagarara isi gufotore. Ibishyire kuri za social media hano hose ikuvuge igira iti zagira irambirwe. Imana iguhagazeho ntacyo ba. Isomo nari kuye hano. Aho nari nicaye aho ngaho. Ndavuga nti fotora. Uko ushaka ngo umudamu ngo umwana nanjye ubwanjye ahubwo natwe twoherereza. Nawe ushaka koherereza kwiza ahantu hose jyana. Ndebe icyomba. Ariko bada isi ariko icyo mbabwira abantu utarafashije ijambo ngo rikomeze. Abantu bari mu myobo, bari mu mazu reka mu Burayi, muri Amerika,
naragenze ndarebye abantu bafite ubwoba. Why? Nturimo kugambana, nta bivuga, nta matiku urimo, nta kibi urimo gukora, nta muntu wahohoteye, nta muntu wabujije kubaho, nta wabujije umukati we. Ubwo waba ufite ubwoba bw'iki? Uzirinde ikibi, muravuga uzirinde ikibi hanyuma isi kurenganya. Ntabwo najya muri byinshi. Yesu ati dore mu ruganda ngo no kumfata, I'm telling you, ariko ni isi yagufata uri karume, ni kujyanye mu mwobo ugenda uri karume, yanakurebuka nuko yenda kuvuga turi umuntu innocent, isi yose ikabibona niyo yakurenganya. Ibi ndi umugabo wo kubihamya. Yesu yavuze umuntu utagira akantu ku mutima, umuntu udafite umutima ucira urubanza, umuntu udafite akangononwa, umuntu utari mu kibi, umuntu udafite ikintu kibi ku mutima, niyo yajya mu mwobo, niyo yajya mu winyaga, niyo yajya uramureba ukavuga utira kuriya muntu ibyo bite, umuntu ari innocent. Ntakiri ijambo ry'Imana. Intego yari ukubabwira ngo hagarara ugende wemye, udafite utikanga isi. Ntabwo isi wayiterereza ngo ikwice uyikugaragure yirite, ariko aho ugenda hose bibaye ngo kugenda genda wemye. In Jesus' name. Amen. Amen.